yo umuti ku bagabo bose. Iri tangazo rirabe umugabo wese ufite umugore waba utajya uhaza umugore wawe ndavuga mu buriri, ndagira ngo nkubwire ngo Canesius, muganga Canesius niwe wenyine ufite umuti. Abantu bagiye waba utajya urangiza, waba ukeneye gukora amasaha 10, gira ngo gana muganga imiswi ibintu byose. Kayizite bite wowe bite byawo ubundi uvuye urkwamira ngo abantu badafite agaki kwamira badafite ngo akanyabo niko uri kubona ndikugira isoni. Ndakubaza ndi kwamira nge ndi ihene ugiye mu miti adakora ibyo rekura miti gakondo. waba utarareka kwabira keze turaziranye wagiye gucuruza ryari iyi miti yawe ko yanakica abantu. miti gakondo ni miti gakondo wavuze ikibazo cyo cy'imiswi ikibazo cyo mu nda gakanze uze ibi ni ibiki ibintu sekuye ubundi reka mbanze nkubwira ikibazo kimwe bura nakwihoreye gice ni bene wanyu wanjishiwe nukazajya uvuga nanjye ngo mvuge igice ni bene wacu ni bene wanyu nyine ninde gicana uri kumwe n'igice cyangwa uri kumwe n'umuntu wamugikarawe wahenewe. Umva nkubwire rero kamubwire abantu bagufi mugira ikibazo kimwe uretse mugira ikibazo kimwe cyo kuba ubwenge bwanyu nabwo ari bugufi sibyo. Nimba ngiye nshinze umushinga urabona uyu muti kuba birimo hano uyu ni umuti kandi ntago wemewe. Wisha abanyarwanda mbicira he wisha abanyarwanda ni izina ry'Imana. Ugiye ufata amazi yo muri ruhurura ufata ibintu ntazira wize hehe ibintu byo uyu muturuza ari ruhururu uyu nguyu ko mu bantu biwanyu bose barinjije umutano harimo tangawizi urumva harimo icyuma urumva uzi ibintu byose bivanze hano kugira ngo umuntu atarangiza hano harimo viagara iyo ntayirimo wenda tuzatuma njye mbura n'abakiriya. Viagara ni ibiki genda mwana nicururiza nta hantu njye nakuvumbuira umutekamitwe ndajyayo ziri kunjyana uragenda mwana nicururiza kandi ndagukunda gukubita none ziyo diru ni bwoko cyo utari no gushaka kundabura mani nk'umujene umbwira ati bingenda gutya na gutya umujene genda yo gushaka icyo ukora si ukwibagenda ufatire sikiye muri gato erega nanjye mani amasegonda yanjye bya ni nk'aya Viking ariko nawe ndabizi urukubeshya uyu muti se wabukora oya ntabwo ndi kubeshya wajya wakizi turaziranye namwe tucuruza nubwo rwose mfite kibazo oya imiti n'imizima umva utazaneza abantu uzi ko neza ushobora kunkuramo amakuru neza agashidika niyuvuyemo nanjye ubu ndacuruza urusabune nawe tuburiye wagize reka igihe cyambere cyo nkora ni ukugira ngo atagira umuntu uza kunywaho naho ubundi njye abantu abatuburira uzi noneho bya bigabo biba bimeze bifite imida yamdi bifite imida none ni inkigwaho niyo mpamvu naje mu bipangu sinjye mu bantu ngo mu isoko urumva rero kira kigabo ni inkigwaho gifite bigabo babikora igihe gito birasi birakora ukigira ngo tusekana umuti takirangiriye yari isabune yamuhaye ngira sai sige kugeza oya uyu mutura henze nta muntu upfa kugura abaguru uyu w'amazi kandi hano iki ni icyuma uri kukibona genda sha utaza nunankopera umushinga buri uzahindura gace uje nka Kimisagara genda kwemeye muvandimwe umva nari sawa sha abantu bagusha muri business muvandimwe nge burya nakashobora nago burozi waba utajya urangiza waba ufite imiti yose ya gakondo waba utarangiza waba utajya Jesus Tendo umuntu ari guhiga imodoka kabicira ubundi Mumoman Salut chef. Ni sawa chef. Wese bite byawe? Neza nande. Urashaka iki? Kucira ku modoka urashaka iki? Sorry chef, nari ngize ngo nta muntu urimo ndavuga ati nta muntu urimo se bikaguha uburenganzira bwo kucira ku modoka. Urakaye. Chef, ari ibintu bitware gake. Nta mpamvu yo kugira ngo ibintu zenguruka. Zenguruke. Ngwino ubwire, ngwino hano. Jesus! Mara. Isazi none bisigaye biva he bati? Yego chef. Ukaba muzima. Kandi ndi muzima ndi umucuruzi ncuruza imiti ya gakondo waba utarangiza waba ujya wikinisha waba ufite ikibazo cyo kuba udatera akabariro neza ibibazo byose by'imiswi ibibazo byose uzi biterwa n'ibibazo by'ubukene byose ndabiki ibyo byose biraza guhurira he no kugenda ucira ku modoka
gucira ku modoka Yaza guhurira. gucira ku modoka urumva nagiye gucira hasi ndago ndibeshya shira kunuza ku kirahuri ari ubura chef gusha oya chef ibintu byo kunigana si neza none se oya pare dubanze umbwira ndi umukozi wa Rwanda Revenue cyangwa kikwemera gucuruza icyangombwa gucuruza iki gucuruza iyo miti yawe ya gakondo uri kugenda ucuruza imiti ya gakondo beshi ubundi irakora imiti ya gakondo kandi nyine bakoresha ibintu bya gakondo ese akuzi ko umuntu yaguteza leta gute imiti y'imituburano ugenda ucuruza umucuruzi wemewe uyu ni umuti uyu nguyu uvanzemo icyuma uvanzemo vaseline uvanzemo tangawizi chef uri kugenda uhereza abantu ibyuma icyuma gifasha iki mu buzima bw'utarangiza gituma utinda kugira icyuma gituma kirazifata nawe niba ufite icyo kibazo nagufasha rwose nakuvura aguha kuri umuti urakora cyane ni muzima urakora umuti urakora boss nge sinkubeshye umuti urakora nudasanga ukora ngewe ubundi tubirangizanye umva muri ibyo nangahe se kora hano sha none urashe ku ngingo kabisa nubwo uri mu modoka oya ariko niba ubwo burenganzira uracyakomeje kunyanduriza imodoka dore uba wiyerewe mu bumbu ugenda nakagese ko kwisanzura ngira ariko mbabarira yajye wisanzura kuri bene wanyu mfasha nkwereke ndi kugira chef akabano no kubabona ni modoka aho kumushihaho ndabona kabisa wa mu ufite mbombe nangiye kwereka umuti wawe ariko narebe uyu nguyu ugura 1015 none uyu ni wa pirate nyereka wawe nako nangiye kwereka umuti nkuraho uyu nguyu umva amagambo make wambwiye ko mutaranga umuti ni 1015 kandi ku bantu bogosha nyine gerageza uvuge na gakeya dore urumva mfite umugore nanjye urumva ari ukuntu nanjye nyine mukenera niyo mpamvu nyine ukwiye kunyubaha bitewe n'ikibazo ufite umva tuza ikibazo mbwira akuntu ubwira akazi 1015 ibihumbi 10 akuzi ko nakwishyuza wibagiwe ibintu umaze gukora ku modoka yanjye siko wanyishyura menshi kurusha nta kibazo twivuganira ndakugabanyiriza ndagwera ku 10 avuye kurangagiye kurangahe 15 ageze ku 10 afite ntabwo twahereye ku bihumbi 5 oya chef kirashinyika we Dimitri na Kopayete mabitanu yose nyikwihera umva nyine nanjye mfite ikibazo mu rugo byo umugore wanjye abari ikibazo cyo nabimenye ko gifite nose kumeze nk'inkoko inkoko ubundi cyane nizo zakora ubundi zigata zirangiza byo ikibona umugore gusa yambuye akantu kagasuzuguro kagabanyemo gakeya ahubwo nisanga udakora ni ukuri kuryana ariko ako sagasuzuguro unjira mu modoka tujyane nta kibazo imiti ndayizeye boss imiti ndayizeye wijyana yinywe oya nisanga udakora ndagutwika urantwikanye kuwizera turajyana ndawupima uhari banza unyishyure manze nyabone ibihumbi 10 se urabona ibihumbi 5 ari byo nabura 5 umva se uramu nubundi turajyana n'ubundi nisanga ukora ubundi turajyana nta kibazo ariko nta kibazo katurebe mbwira ndagenda nzikubwira mu modoka ze twagiye injira vuba reka ko n'ubwenge bwabuze injira vuba ushaka kunjyana kuri vura ahubwo wezenguruka ugende iraruko mukire nawe rero nibwo bwenge aribwo bwabuze oya nicaye hano urumva genda shoferi arahari umushoferi arahari umva cinyuma tugende reka nari nzenguruka hano kabisa nyamuneka ndanarara Mombasa ndanarara Mombasa ndanarara nyamuneka ndanarara Mombasa ndanarara boss kamubwiza kuri kabisa none uyu muntu mbonye wakize urukumva yamara gukira agahura n'ikibazo nyine kimwe cyo kuba atigirira ariko ubundi ukiraho ari wakize si byo bikuzanye ariko boss agira ngo baze nk'ubu ngubu turetse kubeshya none ugiye kuntu nkwaye birantunguye nkabura primo yibonye nko mu gihe kingana iki ibyo nibyo byakuzanye bagira ngo nunguko ubwenge rega buri abakire yagabanya amagambo menshi amategeko n'amabwiriza hasi mu muhanda nkaho twari turi ni iwanjye ako nabwo si no muri gereza ku buryo wambuza kuvuga ko barega kuba buri ugiye kungurira ndabyubaha kandi nkanabikunda ariko ngeze sima shaka ngo nimba umuntu tugiye kugurana ngo duhuzwe n'akazi gusa ese kucyo tutanasangira n'umugore ntabwo wakubaha ko wageze iwanjye amagambo kayagabanya nta kibazo ariko yego vuga gake discipline nyinshi ikanza ni madamu wanjye
tubanze turebe niba uwo muti wawe twawugura sibyo mubanze mubirebe mwese tuzanye utari bumva turawugura si amafaranga ushaka yego ni amafaranga n'amatekano n'amahoro ndetse n'ibyishimo nari mvuze bose ku muntu umeze nk'inganzwa nawe umugore imbere ntabwo wagura umuti ukagenda ngo wihita ugira akazi amabanga y'urugo sha murabona n'ibiryo nzanye no kuza nyica imaze gukira ariko Madame dore wa muntu ngo rero narinzanye ngo nta kibazo dore n'uyu ngoyi bite sha komera cyane bite sha amakuru yawe umbonyemo sha rero abagore banyu mujye mubatoza umuco nimba ari uko wenda kubwenge iki nakubajije ngo amakuru yawe amakuru yanjye ni meza ngira ngo nta kindi kibazo usibye kuba wansuzugura sinzi impamvu no kunsuzugura ntituziranye ndabona ufite ibintu bibiri mu ntoki kugurisha n'ibihe ibyo ndi kugurisha ni byose kandi ndakeka nta kikurebamo bireba abagabo njye ntabwo ngendana ibiti y'abagore kandi ikindi nyine urabona oya ntabwo ari umusazi acuruza imiti reka manze nyine nakubaza ubundi ngiye uretse manze nakubaza ubundi boss reka manze nakubaze uyu ni umugore wawe n'umugore wanjye mpabuje reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze sinuma ngubwo turakarane urumva ngiye nikora akazi ko gucuruza imfasha abagabo nyine bafite ubushake niyo mpamvu nari mvuze ngo uyu mugabo wawe nzimufasha kuko nandi ndabizi ko ibyo bintu bikeneye nakugishije inama ko bwaka bikeneye se none zubo nabagezemo hano se nahiteretse muri kino gipangu uri kubona ni naje uzikunda yanantwaye imodoka urabona umuntu ari muzima ne turagerageza turebe ko uno muti uraza gukora ariko nge namwizeye wamwizeye washingiye ku cyumwizera se nyine yasobanuriye bihagije abwira abantu bose yavuye ari nahamagaye muri iyi miti birafite mu ntoki se n'ubuhe ngiye ko yose ikora yose arayiduhawe buretse mubwire banze mubwire ikintu kimwe nese ubundi ngiye kamanze nkubaze nje kugurisha umugore nje kugurisha umugabo oya nyine madamu tuba tugomba kubyumvikana kuko ikara amabanga y'urugo sha tuza sha yo wumvishe ngo abantu umwe wumvike usuzugure madamu ako ntabwo ndisha njye banyita Kezi Dr. Canesius uranyita sha uziko mfite umuti uburwayi bwo mu mutwe none nzakuzana nawe nakubona umfase waje gukora iki bamubwire wa mugabo we rero hejuru y'uyu musazi uzanye muri iki gipangu banza ufate iyo miti si uvuze ko ari ibiri yose agiye kuguha yifate yose uyinywe umare iminota 30 wegamye n'ubu utari wikubita hasi iyo miti turayigura tudaguhe tiba madamu wanjye Imana ntabwo yatanga ibintu byose ega nta kintu njya mvuga nyine reka maze ubwire ngo nyine buri Imana ntabwo yatanga ibintu byose Imana ntiyaguha umugabo w'umukire ngo iguhe n'inzobe nziza ngo iguhe n'ubwenge wapi ubwo nyine ari ikintu kibikuramo kuko uyu mugore wamwumvise ko nawe afite icyo reka umva mugore urangiye kamubwira iyi miti ko ufite amagambo ndabura kugira gute muri gufata farumasi amacuri mu rugo rwanjye urwaye no kunkubita none se ubu ngubu ngenze damu wanjye yemera kugukoreraho icyo ashaka cyose nigendere cyangwa turawugura wasuka ukagenda naga imiti yabuze ko amafaranga turayafite so that's why nkubwiye ngo fata iyo miti ubanze uyinywe bigaragare kuko ngenda ndabona uri umusazi wese ubu ngubu iyi miti nyinywe ngashaka kugira madamu turakuzanira ihene uzigura mva mubwire cyakoze reka mweke ikintu tugiye kumukorera tugiye agiye kuwunywa je turene wa yewe sinywa hano sindi gushaka bakiriya urawunywaho nose ku kicuruza ibintu tangwa ushaka kuturoga banza wumve boss ubwo nuburozi ni butabiduhaho amatanye kamubwira umenye kuvugisha abaki none turakugurira umuntu turakuzanira umukobwa nimba mutanyizeye kanigende je ibitaro byanjye ni ibitaro byizewe sibyo bikora ari akakira imbere y'ibitaro binini sibyo nge kakazu gato kakandi kabara akakira kameze nk'akirembo urakaza rya rembo narikuyemo rero ari akakira no mitashyiramo farumasi burana yise Canesius Dr. Canesius rero ukiza nko mpimba ko farumasi yetu Dr. Canesius mu ngombe rero bisobanuye iki kutomba munabijua kutomba madamu vuga make ubwo nugira ikibazo uyu musazi tuzamugira he reka tugerageze basi nyine basi turebe yuko nyine ndikubwira ugize ikibazo ubwo ufite business card nese kuko ngenda aradusigira ibyangombwa n'ahana akorera ariko tuvuga ko afite ahana akorera nayikwe kiri hehe uyu mugore nawe itakomeza ibintu business card undi ndayikwereka ni kuvuga
rega ujye umenya ubwenge bwose nimba ikintu kibuze se Wizere noneho. munyize mumbabare madari ubupime aho kutawunywa ugahita ushaka kugira kubure wunyweye n'uri umugore ni isekurume ese ubundi ni wose ujya murafata umwe nta kibazo ukora cyane harya bavuze ko ari ukora cyane ese we nta nubwo ureba ibara urakoze nawe se ushaka kujya turakwishyura none se turi umwe turakwishyura sheri reka nkubwire reka tureke gutinda n'uyu musazi hano ngaho hasi ahantu mwashakira ntabwo Kacyiru kandi njye murabikora babeshya nyishyura tugore nta kibazo yishyura sufite telefone urakoze cyane none nari nyihaye kadogo yaragiye kwicaginga reka nyirebe reka nyirebe kugira mwishyure sibyo ariko oya ubu ngubu ari kuri gate yifuza umva yihute shaka usanga uragutwara umugore batwara imbere mu menyo namucira 5 ndavuga ariko nyine next time ujye umuvugisha siko bimeze ntabwo tujya tuvugana n'abasazi nzabakuraho bwo kuvugana nabo iyo umenya icyo bita connection ni reba igipangu uje mu kimeze ngiye kumenya ubwenge nanjye biyo uganira na madamu musaba kusoma hari ibindi bintu muvugana oya bino winyishura tumuherekeze muranyishura ndega jeje umuntu ni umudokiteri sibyo ntabwo ko umudokiteri wa oje umugabo wa rwose ariko next time ujye ugira utugambo duke kabisa nyishura kandi usa nk'utanga umuti mwiza ahubwo uyu nguyu ubumpaye kugira uyu nguyu yose nakwizeye no kuyigura yose buriya uko gatumye urajya kurangura ariko nzahagusanga ari ahantu nyine ko hari ukuntu ushobora kugabanuka ngaba nagaruka yego bose no kugira ikibazo rwose umuti ni muzima muzima mbwira mwishyura 078 7 6 6 6 ndabona Dr. Kanezi Dr. Kanezi wese icyo nandi ukubwira urabona nk'aya mafaranga ubumpaye rwose ngiye buramba mbashimiye nanjye icyo giye gukora no gutengera Kezi aho se niba umaze guhereza isabune cyangwa ngo babaye umuti wa nyawo niko indi sabune Mbasha mabusha nawe boss maze kuduha acuza amasabune uyu ni amasabune ya n'umuti tuzi ari imiti shanga bibona ukazagikina wakinye n'amafaranga y'abantu waba ukina n'amafaranga y'abantu ukigize mu gipangu tumwice oya ariko tumureka genda sha ko wihawe wena no turaguheza umwuka